mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya mu mutima yararimo yibwira ati noneho nibwo byaje byatangira, ati ubu noneho nibwo najya kwihimura. Ese ubundi ni ukuhe kwihimura kwa Maya? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Maya. Maya abaha karibu, agahera kasohoka akajya kuri telefone, ahera ko ahamagara umuntu akavuga ati ngaho nyibutse harya wa muti wampaye nzawukoresha gute? Kwanza nyibutse ndawukoresha gute? Ndawumuha mu cyo kunywa? Nangwa ndawumushyirira mu cyo kurya? Ati yego mbwira ndakumva. Yego. Hama nimara kubigenza gutyo yego. Oya ntago ndi bukora ikosa. Yego ndabikora neza uko bintegetse. Oya nta kosa ndi bukore. Ndabyumva ko nta wundi muntu ugomba kuwunywaho uretse uwo wagenewe. Yego mfite abana bakiri batoya. Yego nzabarinda. Ariko se buriya maze kuwukoresha ntago nahera ko nkujugunya? Mu rwego rwo kwirinda ko hari undi muntu wawugwaho. Ubwo biramutse bidakunze nazagaruka ukamundi. Karura koze ubwo ngubwo reka mbyiteho. Maya hera kakupa. Akagaruka mu nzu agatangira gutegura kana kariya. Ikintu cya mbere akora arabanza akabahereza icyo kunywa. Nyuma yo kubaha icyo kunywa agatangira gucunga ngo arebe ko anywa icyo bamuhaye. Undi akaba yateretse aho ngaho atari kunywa yibereye muri telefone. Ubwo barimo atunganya n'ameza arasoza akegera umugabo we kamaze nose bebe, igihe naguhereye iyo juice na kano kanya rwose ntago urayinywa. Ibi nibyo mpfa nawe. Ase ubundi bwo kuri telefone uri kuvugana n'abandi ko ngiye umugore wawe ndi hano? Ni bande uba wahaye umwanya kundusha? Arati babe come on, urafushye se? Ubu urabona ko ari nyifite urutege rwo gutereta? Maya ati byihorere, udukobwa tukwiruka hose ugize ngo twararangiye. Ndabizi disi we, ujya wibuka ko nzi password yawe? Byose mba mbireba. Abakwiyandikishwa
abakwibwirishwa ko bagukunda. Do you think ndi impumyi se? Utekereza ko mba ntabona? Arati mugore mwiza wirakara ko mbona ubirakariyemo. Humura byararangiye, niwe nahisemo. Ntago nakongera gukora ikosa nk'iryo nakoze na mbere. Mayahera kamureba nabi, kamureba ikijisho, aragahera ko yibuka katagomba kugira ikintu n'iki na kimwe avuga imbere ya Evan. Maya ahera ko yarurira Evan akamubwira ati sheri ngaho burya. Afata cya kirahure kiba kirimo Joyce, agafata na Ara akaboko bakajya hanze ngo baganire. Bagera hanze bagatangira kuganira, ari nakamubwira ati ariko banza unywe niyo Joyce. Urumva nayo guteguriye gutyo gusa? Arata ariko noneho wa mugore we ko mbona ke yazidasanzwe. Maya atari ko kwita ku mugabo wanjye n'inshingano zanjye, ngomba kubikora nk'inshingano kandi nkabikora mbikunze. Ikosa rero ruri kumbwira utazigira wongera gukora n'iriya. Akubundi ari uratekereza? Ese bura wari ugiye kuvuga ibiki imbere y'umwana? Arati Maya. Maya ati Maya kandi? Arati babe sorry, I'm sorry babe. Babarira ariko biranezeza iyo ndi kukwita mu izina. Wowe se ntago bikunda? Maya araseka kavuga ati nagukangaga just. Ndabizi ko sometimes ujya unyuza mu kamumagara Maya. Arati rero umva nkubwire, ese tuzakomeza guhisha ukuri? Ese utekereza ko Evan adakwiye kumenya ko mama we atakiriho? Ese ubona wadakwiriye kuba yamenya aho mama we ashyinguye? Maya ati reka nkubwize ukuri ari papatani twumvikane, twongere twumvikane. Ibintu uri kuvuga ubiro niba uri no kubirota uhere ko wibagirwa izo nzozi. Ntago nshaka ko Evan azamenye ko nari nyina. Ikindi cya kabiri, uragira ngo Tani yazanyice? Abundi ubona utarabyaye ishitani kazi. Uriya mukobwa ni Stan. Asigaye mpata ibibazo nkumirwa. Arahera akaseka akavuga ati ubwo nyine yakurikije nyine. Uyobewe se amashagaga yawe n'ubushinzi bwawe. Maya tugize ngo iki ari? Uravuze ngo Taniya ibyo akora byose yabikuye kuri njyewe? Arati yes of course. Si we muntu tugira hano ugira amahane. Ari kugira amahane wa mugore we. Ubwo nyine waribyaye hamwe uhangane n'urubyaro rwawe. Maya ati we ntago ubizi. Taniya yambajije ibibazo buri kintu n'iki na kimwe mubwira. Arata ahubwo ubwo yakubajije nizere ko wamubwije ukuri. Maya ati ngaho nyumvira, mbwira ukuntu nari gutinyuka kubwira Taniya ngo we nayo ituze ntago bavukana. Urumva icyo kintu nari kugihingutsa? Arata ariko ubundi reka tuganire. Ubundi kuki uriya mwana ari kubaza biriya bibazo? Niki cyabaye? Niki cyamuteye kubaza biriya bibazo? Maya ati nanjye ntago mbizi. Ahubwo uzabimubaze nka se, wenda we azakubwira. Uzi ukuntu yambazaga n'agasuzuguro kenshi, noneho ntakinanyita mami, iyo abishaka anyita Maya. Arahera agaseka
avuga ati ndumva none ari ibitangaza. Ariko se urabona tuzakomeza guhisha abana kugeza ryari? Maya ati sinshaka ko aba bana bazamenye ko batavukana, kuko byabyara ikibazo tutazigera tubona uburyo tugihandoringa nangwa se tugikemura. Arati rero kankubwira ikosa nari ndi kukubwira ntazigera nongera gukora. Maya, iyo ntaza kuyoborwa n'amarangamutima mabi ndetse n'irari ry'umubiri ngo nitwaze uwo nari ndiwe n'icyo ndicyo, ntago nari kuba narahemutse, nta nubwo nari kuba narakoze amabara nk'ayo nakoze. Rimwe na rimwe njya mbyicuza, ariko nanone sinicuze. Reka nkubwire ikintu nicuza. Nicuza ko nahemutse kandi ngahemukira umutima wankundaga by'ukuri. Nicuza ko nabaye ikigwari. Ni kenshi Lydia yambwira ko ndi ikigwari nkihagararaho, ariko ndabyemera nanjye ndi ikigwari. Erega ntago nahemukiye Rina gusa, nawe ubwawe naraguhemukiye. Natumye ubu utakagombaga kuba we. N'uyu munsi nakuremyemo urwango. Erega mbibona mu maso yawe Maya, mbibona mu bikorwa byawe. Naguhinduye umuntu mubi. Natumye ugambirira ibibi byinshi mu mutima wawe. Ntago ari Rina gusa nahemukiye, ahubwo nawe naraguhemukiye. Nahemukiye imitima ibiri yombi yankundaga by'ukuri kandi byimamo. Ariko uzi ikintu nicuza se? Ntago nicuza ko Rina yansigiye imfura. Iyo ndebye Evan ndibona njyewe Ali, umwana wanjye azavamo umuntu ukomeye. Umwana wanjye mubonamo impano iruta iyo njyewe mfite. Mubonamo impano izamugeza kure. Ariko iyo nibutse ibyo nakoze, iteka nterwa ipfunwe n'ibikorwa byanjye. Nibyo koko wavuze ukuri, ndacyafite abakobwa bambwira ko bankunda. N'uyu munsi ndamutse mvuze ngo ndagutaye, natondesha. Ariko ntago nshaka kongera gukora ikosa nk'iryo nakoze na mbere hose. Sinshaka gukora ibara n'iri na rimwe. Ndashaka gutuza nkakosora amakosa yose naba narakoze. Maya atari ko tuganira uri kunywa no kuri ji. Aranywa ya ji akagira atya akayimara. Akimara kuyinywa Maya mu mutima atanga noneho ni sawa. Bakomeza kuganira. Hashira akanya aragasa n'ufashwe n'isereri. Agahera akabwira umugore we, kavuga ati baby ndumva nameze neza, reka njye kuruhuka ho gatoya. Maya ati se wabanje ukarya? Undi ati hoya
aragenda akaryama karya mu mwanya munini agahinda umuriro agatangira kubira ibyunzwe umubiri wose ugashyuha Maya yitegereza umugabo we ubwabo gahera ko bumwica kavuga ati none mana baba bampaye ibintu binyicira umugabo naba ngiye kwihekura nkaba ngiye kwipfakaza ahera kajya ku ruhande agahamagara wa muntu n'igihunga cyinshi akamubaza ati se bigenze bite ndabona bigenze uburyo budasanzwe arimo arahinda umuriro arimo arabira rwose wagira ngo bamumennyeho amazi ari kuruka bya hato na hato ibi bintu ntabwo ari byo kumuhitana koko oya mbwiza ukuri bisanzwe bibaho uravuze ngo biraza gushira ndumva mfite ubwoba ndamwitaho gute rero kandi mu buhe buryo reka nizere ko umugabo wanjye atagiye gupfa ibaze mpfakaye koko oya we ari wanjye ntago yapfa byose reka nze mbikore ndacyagafite nongere muhe kandi ariko ubwo aho ngaho nushaka ko niyicira umugabo oya ndakwizeye pe reka mbikore Maya ahera ko ategura indi juice akazanira Ali akamuhereza ari nta ntege n'izi ntanye y'abafite aba yacitse intege ubona atameze neza Maya bafite ubwoba agashagirira yibaza ibibazo byinshi agira atya akajya ku ruhande bikamucanga bikamushobera agatangira kwivugisha avuga ati noneho mana mbabariye irya none ukanyiriza umugabo mana we ntago nazongera mana ibaze arapfuye Yesu we ntazibandwa nzerekeza he koko mana nkunda umugabo wanjye ndakwinginze ntagira icyaba ibaze ko nemeye nkakora ibintu byose nemeye guhemuka nakoze amabi yose abaho ariko ngo ngumane ahandi mana ndakwinginze n'umunyamburi kuri iyi nshuro ngirira impuhwe undindira umugabo basi bikorere Evan ndetse na Tania tubo noneho naba mbaye wande nakwerekeza hehe mana we rengera umugabo wanjye dawe rengera umugabo wanjye tuve aho ngaho
twigire kuri Allen. Aba yicaye arimo yibaza ibibazo byinshi, ari nakarikurira avuga ati ariko se man, niki nacumuye? Ese hari abantu bindushye bameze nkanjye? Kuki ikintu cyose nkoze kitajya kimpira? Ngize kuba ntaravukiye mu buzima bubi, ariko ibyo twari dutunze byose nyuma y'uko data agiye byose byarayoyotse biragenda. Nabayeho ubuzima ntarimenyereye, sinari nzi uko kuburara bimera, ariko byambayeho. Nkaho ibyo bidahagije, mama wanjye wamutwaye nkimukeneye, erega nubwo ariho ameze nk'uwapfuye ahagaze, kuko ahora mu buribwe. Mba mfite ubwoba ko isaha n'isaha wamutwara. Ariko se man, kubera iki? Kubera iki ari njyewe uhora mu bibazo gusa? Umutwaro w'umuryango wanjye ntabwo wari uhagije, none wongeyeho n'uw'urukundo. Mana, nari niturije meze neza nta kibazo mfite, nta na rimwe nigeze nibona ndi gukundwa bya nyabyo, nta na rimwe nigeze nicara ngo ntekereze ku rukundo. Ariko none ndebera ameze nk'umusazi. Mana, kuki uri gutuma nkunda urukundo rudashoboka? Kuki uri gutuma nishyiramo ibintu bidahari? Ahari wenda Hirwa yaranyinishaga, gute nakundana na Hirwa? Gute nakundana n'umwana wo muri uru rugo kandi mfatwa nk'umukozi? Mana, ibi ni iki koko? Kuki ndi kumukunda nk'umusazi? Sinanabasha kubimubwira, nta nubwo nanakerura. Ese man, kuki watumye bibaho? Hirwa ntagishaka kunyikoza, ntakimvugisha nk'uko yamvugishaga, ntakinyitayeho. Hasigaye aza akinjira atanamvugishije koko man, kandi ariwe watumye mukunda. None ngiye gusara, nsigaye mwandikira ntanansubize, namuhamagara ntanyitabe. Rimwe na rimwe mba mbona ari kumwe n'abandi bakobwa, asigaye postinga n'abandi bakobwa ndeba. Mana, uru rukundo rugiye kuzansaza. Ndakora iki? Mve muri uru rugo nigendere se? Nsezere ngende? Mana, nibyo nakunze urudashoboka, nkunda uwo ntakagombye gukunda, ariko byose si amakosa yanjye. Mana, wibuke ko ari wowe wabanje kumbwira ko ankunda. Sinabitekerezaga, nta nubwo nabyiyumvishaga, ariko none ndebera nsigaye mukunda nk'umusazi. Ahari nimva hano nkagenda, nzibagirwa buri kimwe.
Arena ahera ko ahaguruka akihanagura neza. Akinjira mu nzu akajya kureba mama Hirwa. Amugera akamubwira ati mama, hari ikintu nshaka kukubwira. Undi ati se kandi bikugendekeye gute Jojo? Ati nako Allen atari kuguza disi we, kumenyera ko witwa Allen biracyantonda. Numvise Hirwa ambwira ngo niko witwa, byaba ari ukuri? Ese bira bintu yambwiye byuko wamubwiye amazina yawe ya nyayo, ntago kuko witwa Jojo? Allen ati yego, Jojo nuko narikundaga, ariko amazina yanjye ya nyayo ni Allen. Yakubwiye inkuru yihishe inyuma y'izina Jojo se? Ndati hoya, nuko nigeze kumva guhamagara Allen. Ndamubaza nti Allen uhamagara ninde? Ahera akambwira ko ari wowe. Arambwira ati burya bwose witwa Allen. Kandi koko nyeretse ibyangombwa byawe, njye sinajyaga mbyitaho umwana wanjye urandenganya. Mbona koko witwa Allen. Ndati yego nibyo mama. Mama Hirwa ati none se niki waruje kumbwira? Hari ikitari kugenda neza se? Ndati mama, ndumva nshaka gutaha. Ndashaka kujya mu rugo. Ndati se ushaka kujya kubasura wabakumbuye? Allen toya, ndumva nshaka gutaha mu rugo nkajya kwita kuri mama wanjye. Ndati ukagenda ubutazagaruka se? Allen ati yego, nshaka kugaruka mu rugo. Kandi nukuri ndabashimira, mwanyitayeho. Mwamaye buri kimwe, mwambereye ababyeyi. Ariko nagira ngo munyemerere nsezere ngaruke mu rugo. Mama wanjye aranyeneye, ubu nibwo nkeneye kurusha uko yaranyeneye na mbere hose. Mama Hirwa ati Allen, ibyo byose uvuga ndabyumva, kandi koko nk'uko umunyarwanda yavuze, akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Genda gushyigikiye. Ushaka kugenda ryari se basi mwana wanjye? Ariko disi nunagenda uzajye wibuka ugaruka unadusureho. Allen ati yego, none se basi wambonera undi muntu gusimbura? Allen ati ibyo ngibyo nabyitayeho, ndava hano rwose nawe hagera, kuko hari uwo twamaze kuvugana. Mama Hirwa ati nizere ko ari umwana mwiza. Undi ati yego n'umwana mwiza rwose mama, azakubera mwiza kurushaho, kuko nawe yararezwe. Mama Hirwa arahaguruka akamushakira impamba, akamuha buri kimwe. Yarangiza akamusezera, akamubwira ati ariko se uragenda utanasezeye muzehe? Uragenda udasezeye Hirwa na Robert? Allen atoya mama, ubansezerere, ariko ahari nzagaruka kubasura, kandi ubambwirire ko byihutirwaga, ariyo mpamvu ngiye kureba mama wanjye, ntago ameze neza. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Allen aragiye, kandi agiye
ahunze urukundo akunda Hirwa. Ese aho Hirwa yaramukinishaga? Ese niki kiri gutera Allen gushidikanya? Niki cyabaye hagati yiwe na Hirwa? Ese aho Hirwa namenya ko Allen yagiye arabikora iki? Inkuru yitwa warahemutse, dusize aratameze neza. Ese aho ibyo Maya yamuhaye nibyaba bigiye kumuhitana? Yibwiraga ko atari byo kumuhitana. Byose ni mu bice bizakurikira n'ubundi. Nge nitwa Atete, inkuru ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.